ikindi ayo mafaranga yagusonzora se yakomanitse uzi ajya kuzana iminkanyari uri umuntu w'umugabo ufite inzu nakira abakiriya ariko ibi ntitwabikora tudakoze inyandiko ariko buri wese icyo gukundesha noneho niba ari iry'irindwi reka nshake ikaramu n'urupapuro usinyire ko umpaye iry'irindwi nanjye umpaye imodoka hari ikibazo ariko se ntabwo ari imodoka ni imo imodoka nzabyumva ndaje wireba nzana ikaramu n'urupapuro wa mugani